umubiri wawe cyangwa se uwanjye ufite ubwirinzi budasanzwe ku bukonje cyangwa se ubushyuhe cyangwa se ikindi kintu cyose cyagerageza kubwinjiramo uko bwiboneye. Ubu bwirinzi buba buteye ubwoba cyane. Umubiri wawe nibura uba ufite ikigero runaka cy'ubushyuhe cyangwa se cy'ubukonje bushobora kuza, nyamara umubiri wawe ugahangana nabwo. Gusa igitangaje ari ikigero runaka umubiri wawe udashobora kwihanganira cy'ubushyuhe cyangwa se cy'ubukonje. Nibura hagize umuntu ukubwira ko yaba yaramaze igihe runaka cyangwa se umwanya runaka mu bukonje budasanzwe degresius, ushobora kugira ubwoba cyane cyangwa se n'ubyizere. Mu mateka y'isi ushobora kwizera ko hari uwamaze iminota 80 mu bukonje budasanzwe, mu bukonje buri muri negative iceberg, munsi ya iceberg, maze nyuma y'iminota 80 yose akabaho, akaba muzima ndetse kandi akarokoka. Ni ibintu utakizera kereka usomye ibitabo cyangwa ukumva ibyabaye mu 1990. Anna Bingham, nibura abahanga bavuga ko umubiri w'uyu mugore cyangwa se uyu munyasiyansi ndetse n'umuhanga muri iki gihe yari ari muri ubu bukonje budasanzwe, ubukonje buri hasi cyane buteye ubwoba. Umubiri we wari wageze kuri degresius 13.7, 56.7 Fahrenheit degree Celsius, ikigero kidasanzwe cy'ubukonje runaka bukennye cyane buri hasi. Anna Elizabeth Johansen Bingham yavutse mu 1970. Uyu akaba ari umuhanga mu bijyanye n'imirasire mu gihugu cya Sweden, Vandenberg, mu 1990. Uyu habaye igitangaza cyane kandi gikomeye cyane mu gihe yari ari mu masiganwa ya Skyberg yo kugendera hejuru y'urubura. Yaje gukora impanuka maze afatwa munsi ya iceberg, maze skis zisigara hejuru ya iceberg. Umubiri we, umutwe we, igihimba cye bijya munsi y'amazi mu bukonje budasanzwe cyane muri negative Celsius, hamwe urubura ruba rwabaye barafu cyangwa se rocks of ice. Ibi byari biteye ubwoba cyane kubyumva, ntago ushobora kubyumvisha cyane. Gusa Bingham Anna Elizabeth yamaze iminota 80 muri ubu bukonje. Byagenze gute? Byatangiye gute kugira ngo yisange arokotse iyi mpanuka ikomeye cyane kandi iteye ubwoba? Above the surface. For 40 minutes, she found an air pocket to breathe, but eventually her body shut down and her heart. Byagenze gute? Yaje kubona akabogisi k'umwuka, umufuka w'umwuka, maze arahumeka cyane. Nyuma y'iminota 40 gusa byari kuba bikomeye cyane ndetse byari biteye ubwoba. Nawe ari kwiyumvisha ko ibi ngibi byashobokaga. Nibura nyuma y'iminota 10 ikiremwa muntu mu bukonje budasanzwe buri munsi ya negative Celsius ahita ahura n'indwara ikomeye cyane. Body shut down. Hypothermia ni indwara ikomeye cyane, umutima uhita uhagarara munsi y'ubukonje runaka, ku kigero cy'ubukonje runaka umutima uhita uhagarara ukarekera gukora. Iyi ndwara niyo yahuye nayo munsi y'iminota 40 gusa. Nyuma y'iminota 40 amaze guhura n'impanuka munsi iceberg, munsi y'inyanja ikonje cyane. Gusa byari biteye ubwoba. Nyuma y'iminota 80 ishize yaje gutabarwa. Cyari gikurikiyeho kwari kujyanwa mu bitaro by'inzobere kubera ko umutima wari wahagaze, nyamara yaragihumeka bisanzwe n'ikiremwa muntu. Uyu yahise akomeza mu bitaro bya kaminuza bya Trumbull, aho niho yaragiye kubera finali ya nyuma ku buzima bwe. Niho yaragiye gukinirwa igikombe cya nyuma ku buzima bwe, niba ari bupfe cyangwa se ari bubeho. Byari biteye ubwoba cyane. Nyuma y'itsinda ry'abaganga rinini cyane, abaganga 100 ndetse n'abaforomo bamwitaho ahasaga amasaha 9 yose bashitura umutima we bakoresha ibyitwa burster heart boost cyangwa se rushituzi. Byagenze gute? Nyuma y'amasaha 9 maze abaganga 100 bose bahuza ubwonko bwabo, ibitekerezo byabo, bashitura umutima. Nyuma y'amasaha 9 byaje kuba igitangaza gikomeye cyane, maze ibyishimo byose nyuma y'umutima gukanguka. Gusa ntabwo yahise akanguka kuko yaje gukanguka Amazingly, she survived, making medical history. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mushya wa YouTube, kanda subscribe isi y'amayobera, kanda kunzogera ubundi ufungura handitse all, ubane natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Niba wanyuzwe n'iki kiganiro, tanga igitekerezo muri comment, like ndetse na share ku nshuti zawe.
iyi ni isi y'amayobera naho butaha.